andi mahitamo, wabuze ukundi kuntu wabigenza. Ariko igihe nikigera humura, azabona ko yibeshye kandi azabona ko wari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Igihe nikigera kandi azabyicuza, kuko nta wundi azigera abona umeze nkawe. Ntago azigera abona umuntu umeze nkawe uzamukunda, ukamubwiza ukuri, ukamufata neza, ukamwihanganira, ntawe azigera abona. Ikindi kandi hari abantu bajya baciraho abandi iteka, ugasanga umuntu aguciriyeho iteka, ugasanga wenda niba uri umugore waratandukanye n'umugabo, ugasanga abantu barimo baraho uriya nta wundi mugabo azabona, nta mugabo azabona, nta byiza azabona. No, ntago abo bantu ari bo Mana. Imana yo iba ihari. Muraho neza nshuti zagira icyizere TV, ese muraho mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza rero aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kandi nawe bitagenze neza ihangane, iminsi ntago isa. Iminsi irasa ariko ntago ihwana. Uyu munsi ushobora kuba wishimye, ejo ukaba ubabaye, cyangwa se nawe uyu munsi ukaba urababaye, ejo ukazishima. So rero guma ku birindiro nk'uko babivuga ngo byose bihira abakunda Imana. Iryo ni ijambo ryanditse muri Bible. Rero niba ukunda Imana, ukaba uri umukunzi w'Imana, izere ko situwasiyo urimo uyu munsi uko yaba imeze kose izarangira bikagenda neza, kuko Imana ni ushobora byose, kandi as long as tugifite isezerano ko ikiri umubyeyi wa twese. So rero byose birashoboka. Wowe izere gusa, nicyo usabwa cyonyine. Iyi ni Gira Icyizere TV rero, ni karibu nimuze tuganire. Uyu munsi ndaganiriza ba bantu byanze neza burundu. Buri cyo bakoze cyose kikanga, icyo bagerageje cyose kikanga, ba bantu babaye igitaramo mu bandi, ba bantu mbese babaye inkuru kuri rubanda, nimwe ngira ngo tuganire. Nk'uko mubizi rero, Imana ntago yaguhoza amarira utigeze urira, kandi ikindi ntago yakuruhura umuruho utigeze uruha. Rero wihangayika, kuko iyi situwasiyo urimo, uyu mubabaro ufite kano kanya, uyu muruho byagucanze. Ariko iyi niyo tike ishobora kukugeza ku ntsinzi. Iyi niyo taransiporo. Rero tuza, humura, Imana irahari kandi irabizi, irabireba. Si uko yabinaniwe, si uko yananiwe kugutabara, ahubwo ni igihe kitaragera. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Igihe nikigera uzatabarwa, humura. Kandi bya bindi byose, bimwe waciyemo, kagasuzuguro wasuzuguwe, bya bitutsi watutswe, ba bantu bakubeshye bakakubabaza, igihe nikigera byose bizakurwaho, nawe wishime. Ntago Imana yigeze ikureka, nta nubwo yigeze ikwibagirwa, ahubwo ni igihe kitaragera. Komera rero, ihangane. Igihe nikigera mu by'ukuri uzahozwa ayo marira yose warize. Kuko hari n'abandi benshi cyane, hari abanezerewe uno munsi, ariko mu by'ukuri nabo baciye mu byo waciyemo, baciye mu gahinda waciyemo, barababaye ndetse baranababazwa, ariko igihe cyarageze bararuhuka. So rero nawe tuza, humura, igihe cyawe nawe nikigera. Baravuga ngo buri wese agira ikarita ye. Rero ngiba iri imbere y'Imana. Abanyarwenya niko bavuze ngo iyo ugezweho, ikarita yawe igezweho barayubura. Nawe rero wasanga ikarita yawe itaragerwaho, ariko izagerwaho, humura. Kandi nigerwaho, ntago Imana izareka kuyubura. Ndabizi wenda kano kanya washatse umugabo cyangwa se washatse umugore, arakubabaza, arakuzengereza, wamubereye umunyakuri, wamubereye mwiza, waritanze bishoboka, wakoze buri kimwe cyose, ariko we ntiyabibona, ahubwo akagufata nk'injiji, akabifata nk'aho wowe
nkaho uri kubikora kuko wabuze ikindi, wabuze andi mahitamo, wabuze ukundi kuntu wabigenza. Ariko igihe nikigera humura, azabona ko yibeshye kandi azabona ko wari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Igihe nikigera kandi azabyicuza, kuko nta wundi azigera abona umeze nkawe. Ntabwo azigera abona umuntu umeze nkawe uzamukunda, ukamubwiza ukuri, ukamufata neza, ukamwihanganira. Ntawe azigera abona. Ikindi kandi hari abantu bajya baciraho abandi iteka, ugasanga umuntu aguciriyeho iteka, ugasanga wenda niba uri umugore waratandukanye n'umugabo, ugasanga abantu barimo baraho uriya nta wundi mugabo azabona, nta mugabo azabona, nta byiza azabona. No, ntabwo abo bantu ari bo Mana. Imana yo iba ihari, kandi igihe yo kigeze, inshuti zanjye nabibabwiye, hamwe no gusenga ibintu byose birakoreka. Ibintu byose birakoreka. Niba uri umugore, umugabo akaba yarakugize imbata, akaba ataguha agaciro, ese cyangwa nimba uri umukobwa, cyangwa nimba uri n'umusore, fiyanse wawe akaba mbese aguca amazi, agufata nk'umuntu utari umuntu udakwiye kubahwa, uwo muntu muhungire kure. Ushaka kuvuga uti ese nibabibona ngiye, nibabona ko ntakiri kumwe n'uyu muntu, aho bazavuga iki? Ese ubundi ningenda nzabona undi? Nshuti yanjye, iyi si igizwe n'amamiliyoni n'amamiliyari y'abantu, birenze wowe uko ubitekereza. Rero muri izi miliyoni z'abantu zigize isi, ntago hazaburamo umuntu n'umwe uzaza ngo aguhoze yamarira. Ntago hazaburamo umuntu n'umwe Imana izohereza ngo aze n'ukuri aguha agaciro wambuwe, aguha agaciro wabuze. Ntabwo ibyo bishoboka. Ntabwo Imana yagutererana bigezaho. Wiba imbata y'umuntu utabona agaciro kawe, wiba imbata y'umuntu utakubaha, wiba imbata ya wa muntu utaha agaciro ibyo ukora, utaguha agaciro, udaha agaciro ubwitange bwawe, uburyo witanga, uburyo umwitangira, uburyo umukunda nta buryarya. Uwo muntu wimuha ayo mahirwe, wikomeza kureka, wimuha uburenganzira bwo gutuma aguma kukwica, aguma kukubera imunga, igume kumunga, hato ejo utazagenda mu nzira warahungabanye. kandi dufite Imana, erega ikiruta byose dufite Imana mu ijuru. Ndabizi ushobora kuba uri imfubyi, yesi, ukaba uvuga uti nimva kuri uyu mugore nta hantu ndi bubone njya, nintandukana n'uyu mugore, nintandukana n'uyu mugabo, nta handi hantu ndi bubone nerekeza. Ariko humura, Imana irahari, kandi Imana ni ukuri. Mu by'ukuri Imana ni umubyeyi wacu pe. Gerageza kino kintu uyisenge, uyizere, sibyo? Imana izaguha igisubizo kandi gikwiriye. Erega byinshi cyane Imana ikorera abantu, idukorera. Nanjye ubwanjye ndi umwe muri abo bantu Imana igenda ikorera ibitangaza. Ntabwo ibi mbivuga kuko Imana ntayizi, ntabwo mbivuga kuko ari ibintu ngenda ntoragura mu nsengero bavuga, cyangwa mu mihanda, cyangwa hehe. No, ibi mvuga njye narabibonye. Iyo wizeye Imana, hamwe no kwizera, hamwe no gusenga, byose birashoboka. Mwese nimufate iya mbere musenge, ni ukuri ko Imana izabaha igisubizo. Kandi nimba hari ibintu ubona biri kugucika bikagenda, bireke bigende. Ibyo ntabwo ari ibyawe, byihorere bigende. Hanyuma uhame hamwe, utega amaso, urangamire ku bizaza. Ibizaza uzabyakirize yombi, kandi ntekereza ko ibyo bizaza azaba ari andi mahirwe Imana iguhaye. Ayo mahirwe rero ntuzayangize, uzayafatishe yombi, kandi uzayabungabunge uko bishoboka. Wikomeza rero kuba imbata y'ahahise, cyangwa se ngo ugume kwirukanka ku batagushaka, cyangwa se ngo ugume ubabazwa n'abantu, kandi mu by'ukuri badafite uburenganzira bwo kukubabaza. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubabaza mugenzi we. Niba mugenzi wawe ubona mutakibashije kugenda mu nzira imwe, muhakanire, sibyo? Mubwiza ukuri, umubwire uti ntago ndabona bitagikunze,
ariko ntukomeze kumwica ahagaze ngo ugume umubeshyabeshye, kandi ibyo umukorera nzi neza ko Imana yo nijya kumukubira izamukubira inshuro nyinshi, izamuha undi muntu mwiza ukubye wowe inshuro ibihumbi n'ibihumbi, nubwo umukingirije mu maso atabasha kubona ko uri umuntu mubi, ariko Imana nigukuraho azabona ko yari yaribeshye, azabona ko kuko atarakwiriye umuntu umeze nkawe. Muri ubu buzima rero turimo bwa none, ubuzima ni bugufi nk'uko babivuga, kandi koko ni bugufi, kuko hari abo twavukiye rimwe batakiriho, hari n'abavutse nyuma yacu batakiriho, ndetse hari n'abazaza nabo batazaba bakiriho. Rero wowe ugifite ubu buzima, ntekereza ko ari impano ikomeye Imana yaguhaye. Gerageza ubuzima bwawe ububungabunge, unasaba Imana iguhe ibikunogeye. Wiguma kwizirika ku bidashoboka, bireke bigende, kandi nzi ko ibyo ngibyo ureka bikagenda, nibiramuka bigiye Imana izaguha ibishoboye kandi bikubye inshuro nyinshi bya bindi wari ufite. Noneho ni hahandi uzagera ukavuga uti wawu, koko bya bindi ntabwo byari binkwiriye, wa mu ex wanjye twatandukanye ntabwo yarankwiriye, wa mugabo nakunze nkamukunda nkamuha ibyanjye byose, umutima wanjye wose, ukuri kwanjye, ntago yarankwiriye. Wa mugore nawe nuko, wa mugore wakunze akakubabaza, akaguca inyuma buri munsi, akaguhindura, akagusuzugura, hari igihe kizagera ubone ko wa wundi koko utari umukwiriye. Kandi hari n'ibintu bibaho, bikabaho nyine kugira ngo tubicemo, atari ibyacu tuzahamamo, ari ukubicamo gusa kugira ngo noneho bitume dukomera, nitugera aho tugomba kuba turi bya nyabyo tuzabe dukomeye, ku buryo tuzabasha kurinda inkuta z'ahahandi turi zikaguma zihagaze kandi zikomeye. Abantu bakuru bo barabyumva icyo nshatse kuvuga. Rero wikwiheba, wihangayika, kano kanya wenda urababaye kuko wenda niba waratandukanye n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, cyangwa se fiance wawe mwaratandukanye kandi wenda itariki y'ubukwe yari iri hafi, ubu urihebye, amarira ni menshi, uri kwibaza ute se nzakura hehe, ndetse nzabona undi uruta wa wundi? ntawubaho. No, barahari benshi cyane. Hari abeza baruta abandi hano hanze, hari abeza baruta abandi inshuro igihumbi, kandi muri abo beza nyine nawe urabakwiye, nawe urabakeneye, kandi ugomba kubabona byanga bikunda. We senga Imana uyizere, kandi nawe wiyizere. Ikindi wikunde, kuko utabashije kwikunda ntabwo wabasha gukunda na mugenzi wawe. Banza wikunde kandi wigirire icyizere. Igihe cyose tugihumeka, tugifite ubuzima, ibintu byose birashoboka, amahirwe yose arashoboka, kandi baravuga ngo inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Rero ubwo zirenga ibihumbi ntabwo uzi iyo izacamo ije kugutabara. Wowe izere gusa, wihangane, saba intwaro yo kwihanganira situwasiyo urimo kano kanya, kuko nzi neza ko hirya y'ejo bucya bucyana ayandi mwa bantu mwe, hirya y'ejo uzabona ibisubizo, kandi ibisubizo bihambaye. Ahangaha uri guca ni mu ishuri, kandi ntabwo wakwiga utishyuye school fees. Murabizi ikintu cyose kigira igitambo. Rero ibyo uri gucamo kano kanya bifate nk'ibitambo uri gutamba, kugira ngo ejo hazaza uzabeho neza kandi uzabeho ukomeye. Icyo usabwa gusa ni ukugira umutima ukeye, ukaba umunyakuri kandi ukizera Imana. Icyo nicyo nkusabye, ibindi bizikora. Umutima wawe upfa kuba ukeye, ku buryo n'Imana ninagushumbusha izabibona ko koko ibyo igushumbishije uzabifata neza, sinzi uko nabivuga, ariko utazabihungabanya, kuko ntekereza ko Imana itaguha ikintu ibona ko utazabasha kurinda cya kintu, cyangwa se kucyitaho, kukibungabunga. Ntabwo Imana ibyo yabikora, kuko yo ireba kure, ireba byinshi, ireba ahahise kandi ikareba n'ahazaza. Rero wowe nugira umutima ukeye, ukagira n'ubushake, ibindi bizikora. Humura, Imana izagutegurira zahabu. Nyamara mu gihe watakaje pirate,
ibi mbabwira mbizi neza, mwebwe gusa nimugerageze kino kintu musukure imitima yanyu kandi musenge, mwimure inzangano n'amatiku n'ubuhemu. Ntuvuge uti reka nkundane na runaka, nimba runaka aje kumbwira ko ankunda reka nanjye mbyemere, kubera ko wamubonyeho urukweto rwiza ngo umutware rwa rukweto rwe, kubera ko wamubonanye telefone nziza ngo umutware ya telefone ye. No, icyo kintu ntekereza ko Imana itakigushyigikiramo. Ariko Imana nibona ko ufite urukundo koko kandi usonzeye urukundo, usonzeye umuntu wo kugukunda bya nyabyo, usonzeye rwa rukundo rw'ukuri, usonzeye umuntu w'umunyakuri, usonzeye umuntu uzakubwiza ukuri kandi umuntu uzagukunda kandi nawe witeguye kumukunda. Ntekereza ko akenshi na kenshi ibyo tuba dusonzeye natwe tuba tubyiteguye, twiteguye kubigirirwa. Ibyo wifuza kugirirwa, ntekereza ko nawe uba wifuza kuba, uba witeguye, uba uri ready yo kubigirira abandi. Imana rero nibona ko ibyo ubyujuje mu by'ukuri izabigukorera kandi izabiguha humura. Wowe senga kandi wizere, ikindi wigirira icyizere. Murakoze rero, iyi ni Gira Icyizere TV, mbibutsa ko mutagomba kwibagirwa gukora subscribe, like